Haha! Mureke imikino twubure ibitabo. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mateka y'umugabo, umunyabigwi, umuhanga, umunyamakuru uzwi n'amamiliyaridi y'abatuye isi. Nta wundi wowe waketse niwe. Ni Ismail mwanafunzi. njye tugiye kubana, ndi Black Musemakweli. Iyi ni Nitwe Bami TV. Impamvu twahisemo kugaruka ku mateka y'uyu mugabo nuko uri mu bamweguriye umutima wawe. Nibyo wabyumvise neza. Gusa humura si we gusa, kuko yaba abagabo, abagore, abasaza, abakecuru, koza kugeza ku mwana uri mu nda ya nyina, bose bakurikirana ibiganiro bya Mwanafunzi. Mwanafunzi akaba yaravutse ahayenga mu mwaka w'1985. Ese nawe ujya ugira amatsiko yo kumenya ubuzima bwa Mwanafunzi yanyuzemo mbere y'uko aba ikirangirire isi yose ikamumenya? Ngaho nyemerera tubyumve. Ubundi ariko uretse kuba abantu bakumva ubundi umuntu akwiye ngo Mwanafunzi, uretse kuba tuzi izina Mwanafunzi, ubundi Mwanafunzi ni mu ntoki. Ibintu rero no kwivuga sinaza kubishobora mpitamo cyane kubera ko abantu benshi arabo tuziranye mu buryo busanzwe. Ese nawe waba uri umwe mu baziranye na Mwanafunzi? Yego, ushobora kuba umwe muri abo. Nta kindi bigusaba no gukomeza gukurikirana iki kiganiro kugeza ku mpera zacyo. Maze igihe kitari gito muri bino bintu by'itangazamakuru kubera ko nabitangiye mu 2013, ariko ubwo nibwo narangije ishuri. Mu kubitangira mvuga ngo by'umwuga, noneho mfite naho mperereye mvuga ngo ndi muri iyi sector yo gukora ibiganiro biri documented. Ni guhera nabwo ko guhera mu mpera zo 2013 gutangira 2014. Hanyuma mu birebana n'ubuzima bwite butari professionnel, ntabwo nubatse ariko mbirimo. Nziga n'itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda, icyitwa Nkuru y'u Rwanda. Niga indimi mu mashuri yisumbuye, ariko ubwo hari ibindi nagombaga kuvuga ntabwo nzi. Mfite byose simeruka kubyima. Yes, sinzi niba ikintu nagomba kuvuga hano. Okay, urakoze. Hanyuma wari utubwiye ko itangazamakuru kubera iki Ese wowe wakubaza icyo wahisemo kwiga wagisubiza nta nyingimiro ufite? Yego, uyu mugabo yahisemo kwiga itangazamakuru kandi twese turabibona aho rimugejeje. Ese wowe ibyo wahisemo kwiga bikugejeje hehe? Komeza ukurikirane ikiganiro. Cyane kuba ari inkuru kuri jewe, ikintu cya mbere kiruta ibindi mu bintu byose bishobora kubanisha abantu ku giti cyanjye, ikintu nkunda kurusha ibindi ni amagambo. Amagambo mbe mu kuyavuga cyangwa se mu kuyumva, ubwo bihita bizana ibirebana no kumva aho babari inkuru. Ariko nkunda abantu bazi gukora amagambo, bazi gukora ibintu bimeze nk'ubuhanzi mu magambo. Nakaye kaze nakora muri ubu buzima gatuma nkora ibintu bimeze nko kuba ari inkuru izibi byabaye cyangwa se ibishobora kubaho kuri suje zose zibaho. Icyo nicyo ntekereza ko cyabinsunikiye, ariko none nkakunda indimi. Aribyo byansunikiye mu kwiga indimi muri secondaire. Noneho ubwo nizi indimi, umuntu wize indimi mu gihe nigiye, abenshi bumvaga bashaka kujya mu birebana n'itangazamakuru niba warize indimi. Nanjye nagiye muri iyo nzira nyine, birangira mu kwiga muri kaminuza nyine ngiye kwiga itangazamakuru n'itumanaho. Watubwiye ngo watangiye gukora ibijyanye n'ibyegeranyo muri 2013, ariko si cyo gihe watangiriye itangazamakuru. Mbere wakoraga ibiki? Muri icyo gihe mbere ya 2013 nubwo nari yiga muri kaminuza. Muri 2012 nibwo nagiye kuri radio bwa mbere mu ntangiriro za 2012. Nakoraga muri Salus i Butare. Icyo gihe bwo twese abantu benshi bajya gutangira, abenshi apana bose bajya gutangira gukora muri radio cyangwa muri televiziyo, benshi bahera mu makuru kubera ko niho hantu ufite abantu bakuyobora, aba redacteur bakuyobora, bakwereka uko ibintu bikorwa, bakubwira ngo inkuru ikorwa uku, kwandika texte uri gukoremo inkuru bikorwa uku. Niho natangiriye. Ariko icyo gihe twari benshi mu ishuri ry'itangazamakuru, twari benshi cyane twashaka kuvugira kuri radio, ku buryo twisangaga mu nama zitegura amakuru, ugasanga muri iyo nama
turimo turi abantu bagera muri 20 kandi amakuru yose ari bugirwe n'inkuru zitarenze 5, ukaza uyu munsi ugataha utabonye icyo ukora, ejo ukazagaruka gutyo. Nakoraga mu by'amakuru ariko sinavuga ko nabikoragamo, nashobora kuvugira muri radio nka mu cyumweru. Hanyuma rero nyuma waje gutekereza ute guhindura se? Kuki utavuga guti muri izo nkuru 5 nige nagumamo? Kuki wabivuyemo cyangwa ko wahinduye? Natekereje ku bintu birebana na urumva bimwe navugaga birebana no gukunda amagambo cyangwa se no gukunda kubara inkuru. Nakundaga gushakisha ibintu biri kuri internet bitarebana n'amakuru gusa, ahubwo bya bintu ubona bisa n'ibivunanye. Ashobora kuba harimo akantu niba navuga kameze nko kuba narikunze cyane kureba ibintu nakora abantu benshi badashamadukira gukora kubera ko bivunanye. Mbanza gutekereza kuvuga ngo ariko njyewe nshobora ku internet kuyijagajaga nkayikuramo ibintu bitandukanye n'amakuru ya actuality y'ibigezweho kano kanya, ahubwo amakuru y'ibintu y'uburyo ibintu bikorwa cyangwa se uburyo ibintu bikora. Mbanza gutekereza kuvuga ngo ubwo tuza hano mu birebana no gushaka inkuru kugira ngo dukore amakuru bikarangira nyine umuntu atabonye umwanya wo kubuza gukora inkuru uyu munsi kubera ko twari benshi. Njyewe nshobora gutekereza gukora ibintu icyarimwe bishobora kuba byigisha abantu ariko ikaba ya nkuru ibaze mu buryo bunaryoshye, niba ariko nabivuga. Ugakora ikintu cyigisha gitanga amakuru ariko akaba ari n'inkuru ikoze ibaze mu buryo ushobora kuvuga ijambo rimwe umuntu akifuza kumva irikurikiyeho. Nuko natangiye kubitekereza, icyo gihe natangiye nasabye abatukoreshaga niba mu makuru muri buri edition y'amakuru ntajya nkoramo akantu gatoya kuri sujet abantu bibazaho ibintu byinshi. Nibyo koko yaribazaga, nanjye sinicaye, nanjye nakomeje kwibaza kubw'urugendo rutoroshye Ismael Mwanafunzi yanyuzemo ngaho ku Isango Star, Contact FM, kuri ubu akaba ari icyamamare isi yose izi, gikorera ku gitangazamakuru gikomeye cy'igihugu RBA. Mwanafunzi yatugejejeho ibintu byinshi bitandukanye byakugirira umumaro ndetse n'abawe. Ismael Mwanafunzi ni umugabo wubatse, kuri ubu akaba afite abana 2 ndetse n'umufasha umwe. Ismael Mwanafunzi ni umuntu ucisha bugufi ndetse uha agaciro bagenzi be, yaba aho akorera, aho atemberera ndetse n'ibyo akora byose. Wowe wakomeje kudukurikirana wakoze cyane. Iyi yari Nitwe Bami TV, tibagiwe gukanda subscribe, share, comment niba iki kiganiro cyakuryoheye. Njye twari turi kumwe, ndi Black Musemakweli.